wambyarira kana Celine rwose dusabara kunamira muri ngira ububasha dupanga umunsi tuzahore ngo byarire se nabigenzane nujya mu kibadu uzambwira atonda wanjye nako kanya warinze wa gatatu wa gatatu nzana uzaba warinze cyane harimo abakunda isugi aba yumva yishimiye uko agiye kukurongora wenyine atakurongora ariko none harimo ujya kurongora isugi no kujya kurongora umukobwa agasanga inzira ni nyabagendwa agasanga cyaragutse ndagambane Yesu ni ibicucu bibiraho ngaho abana n'umugambanyi si Petero isacha yabitse gatatu akavuga ati uyu muntu simuzi ati mumukubite byiza uwo muntu simuzi nuko bimeze ase uri guseka ikibe Junior niye ndirimbo ya Bruce Melody dukunda akinyuma saa moya harimo umurongo unyubaka avuga ngo muri dushe saa moya ariyo inyuma y'inzu gukaraba kare gukaraba kare saa moya anje wowe niye ndirimbo ya Bruce Melody dukunda Kinyafu Dayila Kompre ya mbere mu Rwanda urahobera umuntu wamukora no kureba utabigambiriye mwijuru ati we hey urikozeho wamupimaga umuriro uwo mwanya uti Yesu mbabarira utwo tuntu twose nutugaragaza kuri umwana w'Imana Didi kuko hari abandi bayakoraho muri seanse Sistange twanyaraga ku buriri natwe none inkari z'abakobwa ziragahamba ubusiko mwe ntago ushaka kwinyinsibura aya narabihagaritse ariko iyo umuntu anyirasheho ngo iki iyo umuntu anyiraseho nayabonye do wana kamwe do uyu nawe twari tugiye gushakana mubyihorere do rekuza amabingu umenga n'inkono y'abatwa abaje abasirikare nabe ikibazo cyabo cyangwa bagira ngo discipline ngo batojwe ugira gutyo uri kumwe n'umuhungu w'umusirikare ukiyenda uzi ngo aragutabara muhungu wanjye ejo bundi baramukubise azi ngo ari kumwe n'umusirikare ngo yasohokanye n'umusirikare ngo uvuye gukubita ngo igihebeza akabodere gato ngo umuhungu gukubise ngo ibi byihebe bya kabodere gato ngo ntago uyu musinzi bikamunye yamunanira papa umuhungu baramukubise umusirikare rihagararira mwihorera ngo yarazingwajyanye ngo n'umuhungu ngo mwafande ngo nta muntu urankora ngo ndiyenza paka umuvuze wese ati ndagukubita tukibo we namashigeri gukira kuri Marnyari ngo mfite umusirikare hano inyuma papa umuhungu yahuye n'umusinzi mugenzi we umusirikare ava mu by'abasinzi yicerera ku ruhande aramukubise avuga ati wana bayafande umuhungu ati fande ndese tingese dafande ati mukorane ho mwumva kubise byihebe none musitara kurari umusinzi bene wanyu nyarwanda n'abasirikare
akeneye umugabo ariko wundi ufite rubarara azajya agarama ibi bintu muzabikata urumva ubundi kiriya kibuno akajya kizana ibi bintu byaba ari wane kuko ari ukuntu ukoresha agakingirizo ugakora wageza hagati kakaboro kagiye harimo n'ubuntu by'ubudage wajya kugakura muri stafu ugasanga kacitse ukibona gusanga kacitse umara byibuze igihe kingana n'amezi 3 uhangayitse uvuga ati mana yo mu ijuru harahiye noneho niba hari ikintu ninya ku isi y'abantu bazima ni ikintu bita indwara ya sida ubwo se uzagira umunwa kugeza rya nese sida ihuriye he na HIV? HIV ni diabete sida ni indwara y'icyorezo. Ese engineer akora iki? Engineer ni umuntu ushinzwe ko bijyanye n'inoze reka n'imibero myiza y'abana batoya. Imibero myiza y'abana batoya mugabo ararwaye ari yewe gatata we naro jafite inkora y'inanzania n'inanzania nagaza inkora z'inyarwanda. Didi umva mukobwa we saba amafaranga ajyanye n'isura yawe wowe, saba amafaranga ajyanye na taye yawe wowe, apana kuzajya uvanga amadosiye tukabura amafaranga duha abandi. Urabizi neza isura yawe nta hanyuma ugasaba igihumbi cy'idolari. Aha saba amafaranga ajyanye n'isura yawe. Hari amasura y'igihumbi cy'idolari, amasura y'ibihumbi 500, 800 gusa. Saba amafaranga ajyanye n'isura yawe wa musura. Karazigeze ngo neza undashaka 40 byo kujya muri ndashaka saba amafaranga ajyanye n'isura yawe. wa macho wa majwa we muri toilette turanyuga haguruka ukagenda cyane gucurunga simfurashinga se simfurashinga uflashinga ni nk'abadamu usanga umumama arabyutse mu gitondo aho atabanje gukora isuku y'umubiri yirukiye mu gikoni ngo ajye gutegura umugabo breakfast. That is not clean. kwanze ko ne basike bari gukorera umugore agoreza igikoma kugira ngo kitanuika kuko mba ndi kwihuta kugira ngo agihoreze umwana mutoya agihoreza umukuru. ako shanzo ubanza nake yigeze abona mu buzima bwe yahabwe nande ariko yewe gatata we mama Sandrine ntabwo yigeze agoreza igikoma nabaga mpari se ko nabaga nagiye mu tubari niwe wari warabayigegera wari warananiye shani ngewe munaniye. bwira ibintu bitatu bikwisi biryoha cyane. Bitatu icyambere umugore araryoha kuko impamvu umugore aryoha arakubyarira. Ikindi cya kabiri kiryoha kunya biraryoha buriya kunya ubishaka ukanya bye nabyo biraryoha. atangira yemera ibyo adashoboye mbabona yewe akamwana I'm going alabari mu kabari nge sha genda n'undi ntacyo wari utumari nushaka ntuzanagaruke. nasoni saa munane ntararya ukagura umukobwa ngo ntekere udutoki dutatu wa macho wa majwa we tungewe uranyicisha inzara mbega agasuzuguro k'abagore we. Didi isi ukeka ifite abantu bangana gute? isi ngiye nyeka kuba mu mubare ryanjye najye kwa kundi umuntu agakora imibare ngo akajya za mayinazi ntabwo biri bugeremo.
Minus ni kisi. Minus ni kwa kunda kubisa imibare. Imibare kaza kukubana amazi bikaba minus. Minus imibare ba minus ariko akundi wanditse umubare hakagira ibisago kandi bita minus. Ese nkaho udoda inkweto watubwira umuti utuma umuntu atanutse inkweto? Umuti utuma umuntu atanutse inkweto mu gitondo kare cyane nka saa 10 za mu gitondo byuka byibuze nk'injerekani y'amazi. Yajya mu manusa. Abantu Yesu yabwiye nyuma y'ibanda yabwiraga ariko yarabwiye ngo utarabikoze ngo namutera. Katiye iyo gurude ivuga nicaye hasi. Icyo gihe bya mana we ndayivuga nicaye hasi we mbege inkuru we. Ayiwe data we. Itabirira gufa. Nyazagira umuntu ubyita ukundi kuntu. Ndagira ngo rwose guhera none abantu mwese mubimenye gucumita umukobwa mutarasezeranye mutaranapanze kuzasezerana wenda ngo igihe kizagera ibyo gucumitana biveho hagiyeho guhuza imibonano mpuzabitsina jya umenya kuri muramucumita cyangwa se kuri muramuswera. Ibyo rwose niko kuri ndagaswera mama. Wa macho wa mazwa we abantu nje nimuzire mu byaha nimundekera ibyaha mbiyamye ku byaha byanjye ibyaha byanjye ni ibyanjye kora ibyaha byawe nawe undekera ibyaha byanjye ndabiyamye. Oh no! Oh no! Bwira umurongo muri Bibiliya ugufasha. Umurongo muri Bibiliya ufasha ni wa murongo muri Zaburi. Uravuga ngo kurongorana ngo byubahwe na buri wese. Ngo kandi mu mariri yayo. Mu mariri. Mu buriri nyine mu bitanda. Ngo kurongorana kw'abashakanye. Yes. Kurongorana kw'abashakanye byubahwe na buri wese. Ngo kandi mu mariri yanyu. Bibiri kagaruka itegeko umugabo ko agomba kurongora umugore w'inshuro 7 mu ijoro rimwe. Ariko ukagira ibyago ukabumba n'uyu mwana mukabwibwi. Ariko utagira ngo uyu mwana yakwiba afite y'Imana. Umukobwa ejo bundi ari bidi yabaye umukozi wo mu rugo ngo agira cyane n'iyabasane barazwi n'umushuti wawe. Ayo bidi mu rugo umukozi wabo w'umukobwa papa ngo akajya yinywa inzoga akayinywa buyede. Yego akayitsimba ariko ngo amaze gusinda ntabwo yongeye kubikora byo kwihisha. Yaje muri saro kubarabura papa akajya bwate abahanzi bazabarandongora papa ntabwo byakunda ko bataba biyamaje polisi. Mama iradiyo izigiye ariko hari nashonje. Mawe bagira Imana bagira abantu. Aha bwana yihakanye cyane ariko DJ nk'ubu nk'umuniga wanere ndakangwa ngo natera inda ko kubu yancikiraye usibye kukuniga ari Nareka ahubwo mureke manze nkorore kuko njya ngira igihe korora nari oya korora ndi hano cyangwa ni herere oya korora Kira wafashaga basagwa kuruza natwe nikuza dufasha mu myakiri imbere we kwikuraho nyine kuba ndi umukobwa ariko nk'abasore bakama amafaranga bakayama nkabakura ibyinyo nkubaka
amafaranga yo kuzansubiza ibintu. urabona nk'uko hano mu cyaro turiwe tunajya kure icara hano umuntu ungena angaha tutiriwe tujya kure usanga umuntu atanagutunganiriza hano umeze nk'abasore batira geto nawe batiye umurimo ariko urabona kugusohokana mu bisheke nubwo waza ukarya ibisheke hano bakampfa giti ntabwo twarinze ibisheke by'igihugu reba ko ubuziranye n'umuntu wacemo nk'imyaka 3 uzi umujeni akora ibintu neza amara isaha 30 akora ibintu neza noneho mwahura akabikora 3 noneho abantu bose abanyarwanda muri rusange banga ukuri namubwiye Imana usiga urya akantu nk'ak'inkoko wanararakara urabyimba kandi ntabwo abazi ko nkora ibirangira nkikomereza mwese yarakajwe n'iki niba wari umubwije ukuri namubwiye ko akora akantu nk'ak'inkoko ararakara reka twinywere byeri ngo wigendere ngo se ngo ukeneye ndajya kwigisha abandi ntari umuntu aguhaye ibihumbi 100 umwoherereze video nibura y'iminota 5 uri gukinisha igitsina cyawe yego akanagusaba ko mu gukinisha igitsina cyawe uraza no kwinyaza wabyemera ubwo se uzagira umunwa kugeza rya 100 yameye na senkani se name senkani rekuza amabingu menga n'inkono y'abatwa ndanabikora fresh aho ndinyaza neza ndanahenaho mbimukora uko yumva byifuza nawe urandabagije narayumvaga nuko ugiye urwera ndakuze maze gushaka abagore 3 bapfuza buke aha uravuze ngo nonje ndi umugore wa 4 wowe se narakurose wararose nararotaga nashatse bagapfa nanjye ngiye kuzajya gukora nyashi urareba nka uramutse ukoze siporo kungana gutya baba we wazana akabuno nk'akisenene